Imana ko yabyaye akabyara umwana w'umuhungu. Imana ishimwe. Kugira ngo dukomere Imana amashyi menshi ababyeyi mu gihugu. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yararwanyiranesha. Imana ishimwe kandi Imana yashyirwe hejuru. Reka batuzamurire indirimbo turirimbe. Tuzamurire indirimbo ku ngoma ya Mesiya. Turirimbe niho hahora amahoro kandi kujyayo no guhatana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Tuzamurire. Yesu muri iyi si dutuye ngo duhungireyo, aho imfubyi zitarira ni hehe twayabona, abapfakazi bo bagahora baseka ni hehe twayabona, nimundangireyo yewe nigireyo nigumireyo. Ngoma ya Mesiya niho hahora amahoro, ku ngoma ya Mesiya kujyayo guhatana, nami nkomereza amaboko nanjye nzagereyo. Ngoma ya Mesiya niho hahora amahoro, ku ngoma ya Mesiya kujyayo guhatana, nami nkomereza amaboko nanjye nzagereyo. Ngoma ya Mesiya, ngoma ya Mesiya, ngoma ya Mesiya, hahora amahoro. Walipasha ni Uganda, nini tasha kuwafa. Nubwo babyemera, nubwo babyirengagiza, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana yaravuze nge ndabankunda, abanshaka n'umwete n'ukuri bazambona, tuzajyayo n'amahirwe, tuzabayo n'amahirwe adapfa kuboneka. Imana yaravuze nge ndabankunda, abanshaka n'umwete n'ukuri bazambona, tuzajyayo n'amahirwe, tuzabayo n'amahirwe adapfa kuboneka. Ngoma ya Mesiya niho hahora amahoro, ku ngoma ya Mesiya kujyayo guhatana, nami nkomereza amaboko nanjye nzagereyo. Ngoma ya Mesiya niho hahora amahoro, ku ngoma ya Mesiya kujyayo guhatana, nami nkomereza amaboko nanjye nzagereyo. Ngoma ya Mesiya, ngoma ya Mesiya, ngoma ya Mesiya, hahora amahoro. Imana ishimwe. Niho honyine gusa. Burya kwiyoba byiza bitera ubutamenya, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yesu yaravuze bimeze nk'izahabu, izahabu yahishwe, umuntu yigendagendera arangije ayigwaho, umunezero umutera kugurisha ibyo afite. Tuzajyayo n'amahirwe, tuzabayo n'amahirwe adapfa kuboneka. Yesu yaravuze bimeze nk'izahabu, izahabu yahishwe, umuntu yigendagendera arangije ayigwaho, umunezero umutera kugurisha ibyo afite. Tuzajyayo n'amahirwe, tuzabayo n'amahirwe
adapfa kuboneka. Ngoma ya Mesiya niho hahora amahoro. Ku ngoma ya Mesiya kujyayo n'uguhatana. Mwami nkomereza amaboko nanjye nzagereyo. Ngoma ya Mesiya niho hahora amahoro. Ku ngoma ya Mesiya kujyayo n'uguhatana. Mwami nkomereza amaboko nanjye nzagereyo. Ngoma ya Mesiya, ngoma ya Mesiya, ngoma ya Mesiya hahora amahoro. Yesu yavuze ijambo rikomeye, arimo ngo uhere mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bwo mu ijuru buratwarane, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ngoma ya Mesiya kujyayo n'uguhatana. Mwami nkomereza amaboko nanjye nzagereyo. Ngoma ya Mesiya niho hahora amahoro. Ku ngoma ya Mesiya kujyayo n'uguhatana. Mwami nkomereza amaboko nanjye nzagereyo. Ngoma ya Mesiya, ngoma ya Mesiya, ngoma ya Mesiya hahora amahoro. Esa umugisha sabe uriya mubyeyi aze asengereye umukozi w'Imana atuganirize amagambo Imana ikize ku mutima we. Karibu. Turacyagushima Uwiteka Imana, uri umukozi w'umuhanga, uri inshuti bwite yacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ibitambutse kandi tukikuragiza ibikomeje. Umugaragu warahagaze imbere yawe, hagararana nawe. Ntaba ari we niko ijambo rimbwira, ahubwo ubwira ubwoko bwawe icyo wabukeneyeho. Urakoze, tugusabye gucyo twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ongera ucana umuriro mu mitima yacu twese, ibitagushimishije ubitwikisha Mana yacu, Mana yacu. Ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzure ziseze. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu. Ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzure zisezerana. Kandi impano z'uwo mwuka uzitugabire Mana, ndetse ukize n'abarwayi nabo bakumenye. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu. Ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzure zisezerana. Mana yacu, Mana yacu, Mana yacu. Ohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese, twuzure zisezerano. Ku batanzi nitwa Pascal Ahimana, nyuma ndi umugabo ndubatse, nsengera i Remera kuri paruwasi. Yesu aduhana umugisha. Muraza kwihanganira uko ndi kuvuga, maze iminsi mvuga cyane na saraye, ariko turaza kumvikana. Bafite Bibiliya reka tuzifate dusome
igitabo cye byakozwe n'intumwa. Ndatekereza ko ari amagambo tumaze iminsi dusoma tunasomerwa, ariko hari ibintu nshaka ko tuyaganiraho, tukaza gufata undi mwanya tugasenga Imana. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere, duhere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 8. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Murongo wa 8 uravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzahabwa bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Nshaka tuvugana mwanya uringaniye ku ijambo rivuga ngo dukeneye imbaraga, kandi n'imbaraga z'umwuka wera. Ese turazikeneye? Muvuge, turi mu masengesho, turazikeneye. Imana iziduhe mu izina rya Yesu. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Hanyuma ndaza kubabwira zimwe mu mpamvu zatuma tuzikenera izi mbaraga. Ariya dusomye ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be, ni nacyo cya nyuma yagiranye nabo ahita asubira mu ijuru. Celestin, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murabizi ko nyuma y'uko Yesu amaze kuzuka yagiye yereka abigishwa. Hanyuma umunsi wa nyuma arimo arasoza urugendo rwo mu isi kugira ngo asubire mu ijuru, afata abigishwa be abajyana ku musozi wa Elayono, ari naho yazamukiye. Ababwira aya magambo, arababwira ngo mugende murindire Yerusalemu ibyo data yasezeranije. Umubatizo wari uriho wari usanzwe uzwi, wari umubatizo w'amazi Yohana yabatizaga. Arababwira ngo ariko mwebwe mu minsi mike mugiye kubatirishwa umwuka wera. Imana ishimwe. Iby'umwuka ubona ko batari bakabimenye, ntago babisobanukirwaga nubwo yabibabwiraga. Nicyo cyatumye bamubaza ikibazo gihabanye n'ibyo yarababwiye. Baramubaza ngo none se turagira ngo tubwire, nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Ikintu kibabaje, ubu bwami bamubazaga ntago bwari ubwami bw'Imana. Leta niyo leta y'Abaroma, niyo yari iyoboye isi. Rero muri kiriya gihe yari yarabakandamije. Bari bazi ko Yesu agiye kwima ingoma, yarangiza akabakura ku buretwa bw'Abaroma. Kandi Yesu ntabwo aricyo cyamuzanye, yazanywe no kubakura ku buretwa bwa Satani. Haleluya. Ndashimira Yesu ko yazanywe no kudukura ku buretwa bwa Satani. Hari umuririmbyi numero 186, igitero gikurikirwa n'icya nyuma. Kiravuga ngo izina rya Yesu niryo rimesha ubutware bwo kunesha iby'iyi si, ngo rikamvana mu buretwa, ryarangiza rikampa umudendezo. Iyo ndirimbo murayizi? Haleluya. Niryo rimesha ubutware bwo kunesha iby'iyi si, rikamvana mu buretwa, rikampa umudendezo. Iryo zina ndarikunda, ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje, niryo ringiza. Yesu ahimbaza. Hanyuma arababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Umurongo wa 8 arababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Aravuga ngo nibwo muzaba abagabo bo kumpamya. Natangajwe nuko hano harimo amagambo abiri nahoze ndi kwibazaho. Aba bantu ari kubwira ngo muzaba abagabo, n'ubundi abenshi bari abagabo.
impamvu uvuze ngo abenshi bari abagabo, muribuka Petero ari karama umushahara avuga ngo ko twasize byose tukagukurikira uzaduhemba iki? Murabyibuka? Avuga ngo twasize abagore ngo dusiga abana, urumva ko bari abagabo. Hanyuma Yesu aramubwiye ngo nawe mubabwiye ngo muzaba abagabo, nawe arimo, kandi yari asanzwe ari umugabo. Yesu yarabarebaga akabona nta bugabo bwabo. Hari abantu babibona ari abagabo ari ibikwerere, ariko Yesu yabareba akabona ni fake. Ndaza kubabwira impamvu. Urumva nk'uyu wandikiraga rafiki fake kabisa, ngegera. Kandi hari igihe nagiye hariya kiyemera ngo ndi umugabo, umugabo mbwa. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Amashimwe nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Nayawe ibihe bidashira, oh Yesu we. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ndashima Imana, shima Imana ku mashimwe ngiranye igihe kirekire. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Numvaga umutima wanje nshaka gushima Imana, nkaguma nkabisubika, ariko uyu munsi numvishe umutima mpase gushima Imana. Hallelujah, kenshi naje gusengera hano mfite ibyifuzo biremereye mu mutima wanje byinshi, ariko Imana yarashubije. Nubwo byose bitararangira, ariko n'ibindi bizasubizwa. Hallelujah, hallelujah. Ndashima Imana, naje mfite icyifuzo cyo gusengera abana banje ngo bubake, barubaka, barabyaye. Amen, hallelujah. Ndamfite icyifuzo nari mfite, twari dufite umuturanyi utumereye nabi cyane, buri gihe akaduteza ikibazo, bukeye dushiraho korutire turatandukana nawe. Hallelujah, ndibuka rimwe nari mfukamye hariya ndavuga ngo Mana ukora igitangaza. Hallelujah, ndashima Imana ikomeje gukora n'ibindi byinshi. Abana banje babonye diplome, bigaga muri Kenya, baratsinda. Ndashima Imana. Hallelujah, ndashima Imana ikomeje kuturinda. Imana ishimwe. Mumpera Imana amashi ya special. Ye kabiri gatatu. Hallelujah. Ngo nazanye ishimwe kangende ndizana. Haleluya, haleluya torero ry'Imana. Namwe haleluya. Nitwa Habineza Jean Bosco nkuko babivuze, ariko kuri njyewe ntekereza ko umuntu udashima se cyangwa umwana udashima aba ari umwana w'ingayi. Nimba Imana yaratanze icyo wayisabye ikakiguha, mba numva umuntu aba akwiye gushima. Bityo rero nanjye bitumye nshima Imana. Nkigera hano nahageze nakereweho gato, ariko nasanze batangiye. Umuyobozi wa gahunda ubwo yavugaga ngo basengere ba bantu bari bapfukamye hano, njyewe nabarebye ukuntu bapfukamye hano mbona ni benshi cyane. Ni njyewe wabyivugiye n'umutima wanjye, ndavuga nti abantu bangana kuriya baheranywe na Satani, cyangwa se Satani ashaka kugiraho uburenganzira, kaba ari agasuzuguro kuri Yesu. Nzamura isengesho rivuga ngo Mana kariya kaba ari agasuzuguro, bari abantu bakomeje kuguma mu maboko y'umwijima, cyangwa se Satani akabagiraho umugambi mubi. Iryo sengesho ndarizamura, ndasenga. Hari umuntu wa wundi ntago ngiye muzi, wa wundi unaririmba w'umuhanzi, Shadrach, uko yasengaga yego, Imana iguha umugisha. Yego, yasenze arasenga, mbona utuntu dutoya tujya kumera nk'abantu. Uko
agira gutya asenga kandagira mbona umuriro uratse. Icyo ku bantu bafite umwuka wera ntekereza ko ari ikimenyetso gikomeye. Aha, noneho igikurikiyeho uyu yaje kubasengera, arabasengera, nanjye nzamura isengesho ndi imbere y'Imana ishobora byose. Njyewe ubundi Imana yaherukaga kunshyira mu bihe byo guhura nayo 2016 ubwo nayisabaga ibintu bitatu. Yaranabikoze, yarabikoze rwose. Nayisabye kunkorera ubukwe, nisaba inzu ya chambrette muri Kigali. Urumva, njyewe impa inzu y'ibyumba 3 na saro, imana gashamburete gutyo ukuntu, nubwo wenda bikimeze ukuntu ariko ni muri Kigali bizamera neza. Icyo ni ikindi shimira Imana. Hanyuma ikindi shimira Imana, uyu ari gusenga, ari gusengera abantu bari bapfukamye. Hari abandi bahapfukamye nyuma bahasigaye hano. Uyu niwe wabasengeye, ndabyibuka neza. Yabasengeye, nanjye nzamura isengesho rivuga ngo Mana Nyagasani, Mana iri mu ijuru, bariya bantu bakureho imbaraga z'umubi, bakureho imbaraga z'umubi. Uyu arakomeza arasenga. Ngiye kubona mbona uruntu rw'urubwa rukuze rwose, pana n'akabwa gato y'urubwa rukuze rwirabura ukuntu. Ngiye kubona mbona raturumbutse rurirutse. Imana icyubahiro. Amena. Hari indirimbo ngira, nubwo ndi hano njya ngerageza gukora indirimbo, ndi umwanditsi wazo cyangwa se nkanaziririmba. Hari indirimbo ngira ivuga ngo haracyari ibyiringiro mukomere. Ku bantu basengewe hano, reka mbabwire ko hari ijambo ry'ihumure. Haracyari ibyiringiro, nibakomere aho bari hose. Cyane cyane ku bantu bakuru niho mbikomoje. Abantu bakuru bari abantu bakuze babemeye kuza gupfukama hano. Nishimwe ku Mana, nishimwe ku Mana. Niyo mpamvu mvuze ngo haracyari ibyiringiro, nibakomere. Bingana nk'uko buri wese natekereze ku giti cyo mu ishyamba cyatemwe gishibuka, cyane cyane nk'intusi. Aha, tuzi ko igiti gikura kikazamuka, igiti wenda bakagitema, ariko cyageraho kigashibuka. Ku bantu bafite amaso y'umwuka barakuramo ikintu gikomeye cyane, nk'uko igiti cyatemwe gishibuka kikagira amababi meza nk'ay'igiti cya mbere. Haleluya. Okay, amashimwe nari mfite nayo, irindi wenda byakwiyongeraho. Hari masenge mfite hariya mu Mutara, yigeze kumpamagara arambwira ati ariko uriya mushiki wawe ugukurikira dore yanze gukizwa, wamwizerera. Reka tumwizerere azakizwe. Uzi gusengera umuntu ubwira uti jya gusenga kanga, ukamubwira uti uzaza unsure tuganire ku magambo y'Imana kanga, ku buryo atajyana, ukamwizerera. Noneho weho ukizera mu masengesho, nk'uko ugaterura isengesho rikamusanga iyare, Imana ikamukoreramo agakizwa. Imana irakora. Icyo ni ikimenyetso kinyereka ko Imana ikora. Kubwayo mashimwe rero njye ndumva bindenze mu mutima, ariko ku babyeyi nibayiha impundu, abandi babishoboye bayiha amashyi. Murakoze. Mana yacu irakora, Mana yacu irakora. Wari wasabye ninde kuhavuye? Uyu nguyu cyecu ntago wasabye, wanditse nagukundira. Ntago nagukundira, we nakakwereka. Haleluya. Reka rero mbabwire, hari ibintu nabonye mudaha Imana amashyi kandi bayakoze, sibyo? Burya juguriza umuntu nkuko nawe yagukorera nawe akakwishyura. Nawe gukoma ngo niba wumva urwaye amaboko wavuga hano hari abakozi b'Imana ariko bakagusengera ugakira, ariko ugakomera Imana amashyi.
higira abantu ni ukuri ifuhe ndarigira pe kuko burya imana irakora tujya tuvuga imana iba yakoze ibiryo byayo ni ukwishima aho iri mu gihugu cyo mu ijuru nayo ikishima naho ngo nk'ijugu oya mujye muyiha amashyi n'impundu nayo iseke haleluya 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 ni ukuri mpagaze aha shima imana yo kabyara abakobwa n'abahungu bayikorera ni ukuri burya umuntu aguha inka ariko ntibibagirwe ko yayiguhaye ntabwo ujya umwibagirwa ariko nanjye data wo mu ijuru sinshobora kwibagirwa aho yankuye kubivuga nta soni bintera cya gihe narindi hariya muri hariya makabari ya shajemu ntambuka ngenda ncigatiye inkweto mu ntoki ngenda ncigatiye ibitenge mu ntoki cya gihe ntabwo burya nabaga mfite ubuzima ariko nari naragowe imana yarabikoze muyimpera amashyi n'impundu ni ukuri yampaye agakiza ku buntu nta kiguzi nyihaye itareba aho mvuka itareba imiryango mfite ni ukuri irandokora inkura mu kabari ubu nari umusinzi mwa ababyeyi nanywaga byera imitsingi nkakubita urwagwa nkakubita imbetezi nkamara mu bidomora ni ukuri ari nubwo nagiye kunywa hakurya hariya ndagenda imvura inyuzuriraho muzi ukuntu hariya huzura iruzura ndagenda mvuye kunywa hariya hakurya bagomba guterura n'ibitiyo banaga hakurya muyimpera amashyi n'impundu yari izi ko nzahagarara imbere y'ubwoko bwayo ni ukuri yarakoze yumve ko nyishimye kandi ikindi ni ukuri reka mbabwire utabizi agira ngo izo nzoga nazinywaga iyo ntazinywaga sinaryamaga kubera ko ikibazo umuntu w'umubyeyi uri ahangaha arabizi kubyara icyo ari cyo iyo ntanywaga inzoga nibukaga igihe narongorewe nta mwana mfite nkara ntasinziye nkanywa igikamba cy'itabi nkanywa isigara naba ntabibonye nkarara nurira inzu nkavuga ngo ariko se mwana ubu ni iki wandemeye kubera iki ikibazo cy'iki cy'urubyaro ariko muri icyo gihe yo kabyara impaye agakiza ku buntu ni ukuri yampaye abana muyihe amashyi n'impundu yamaze umubabaro yampaye abana bo mu mwuka murabyumva yampaye abana b'iki ni ukuri ubu ndanezerewe nta numva mbese muri ngewe ni ukuri nabaye umubyeyi murumva nabaye iki ubu rero icyo mpagaze ahanyishima yo kabyara abakobwa n'abahungu ndayishimira koko yampaye ako gakiza ikampa n'abana kuko nari ndushye ndemerewe kubera yuko nicaraga naba ntasomye kuri iyo nzoga n'itabi ry'isigara nkabarara mpagaze nkavuga ngo ariko se mana ni ibiki nkareba abo tungana bafite abana abuzukuru nkavuga nti se uriya we yatanze iki kugira ngo abone umwana ngewe nta mwana afite ariko cya gihe ubu ngubu nanjye ndi mama naka muyihe amashyi n'impundu nishimiye nuko indindiye muri uyu mujyi irangaburira iranyambika muyongere muyihe amashyi n'impundu ikindi nyishimira yo kabyara abakobwa n'abahungu twagiye mu cyaro twagiye Ngororero kuwa gatandatu nicyo kintu ndaza ndasenga kuwa mbere ndavuga rero mana mfite urugendo rwo kuwa gatandatu nzagendane nawe Ngororero hari imihanda igenda igorombyora hari imisozi ndavuga mana rero ubwo tugiye kujyayo twagiye turi abantu bangahe batanu ndavuga rero reka nkubwire wa mana umbabarire sinzakorwa n'isoni tuzagende twageze Gatumba dufata amamoto kugira ngo tuzagere aho twajyaga mu misozi ndavuga rero mana sinkorwe n'isoni reba abantu turi kumwe tugendane nawe kandi tuzagarukane nawe nzaza mpagarare imbere y'ubwoko bwawe
ku wa mbere mu cyumba cy'amashengesho vuga imirimo n'ibitangaza wakoze. Ibyumva noneho ko ndi hano rero ndimo kuyivuga nyihiguye ndarindi hariya nicaye ndagenda ndayihamagara nteko utazakorwa n'isoni kugira ngo njyane abantu ngo umuntu yavunitse umuntu yacitse akaboko niyo satani kurweho. Ni ukuri twagiye kwa gatandatu ejo turaza twaje amahoro abo twajyanye bose abo twasanze ari amahoro natwe mu kugaruka tugaruka ari amahoro nta wavunitse nta wakoze impanuka bose twaraje muyimpera amashyi n'impundu ko itangojeje isoni. Muyiha amashyi yumve ko nyishimye nayibwiye ko nabwiye ku wa mbere uyu munsi ni ku wa mbere yumve ko nyishimye yuko abyara abakobwa n'abahungu. Ndayibwira ngo zana igiseke cy'inyubako shyiremo inyubako yayo ntabwo nayabaha atagiye mu giseke cy'inyubako ntayo nabaha handi nayashyira ubakira Imana ni muzane hano kuko nta handi nayashyira ntusingiye kubabiza ni ukuri yumve ko nyishimye. Ndongera muri umuna wanjye nanone umwana we w'imfura akora impanuka akoze impanuka Imana iramurinda ntiyacika akaboko ntiyagire kintaba umwana wa mubinini arakira yumve nabwo nicyo cyishimo ko icyo cyifuzo nyishimiye imbere y'ubwoko bwayo. Ni ukuri byari bibabaje umuntu wagiye kuzana igiseke yaheze ntawe nyaha wayabuze abuze igiseke. Uyu mubyeyi arashaka kubakira Imana ugatinda ntabwo nagira ikindi nagira nayahamwe niye kuyashyira mu mugira handi yashyira oya ubakira Imana. Turimo turatera igishahuro imbere ubakira Imana turimo turatera umucanga ubakira Imana nawe umuca isima yawe irakenewe. Bagiye kukireba ariko wihanganye Imana yagukuye mu kabari wararaga ugenda n'umukecuru byari biruhije byari bikomeye. Zana icyo giseke byifuza babyanditse ubwo muragomeza mu bitanga mu ntoki. Imana iguha umugisha Imana ibyumve ko ahiguye. Rero Mana ndahiguye ubibone mu gitondo nagushimye n'ubu ndongenda gushimye aho uri nezerwa aho uri mu gihugu cyo mu ijuru wongere bakongera amashyi. Ukomere Imana amashyi yagize neza. Imana yacu n'umukozi w'umuhanga yakoze imirimo shimye kandi ubu ngubu ure nanone uyu twajyaniye rimwe Karugira tujyana muri Yorodani duherebwa rimwe gatatu mwaravukanye uyu nguyu twaravukanye ni ukuri kw'Imana muhoberane rwose abana bangana se bari guhoberana muri Kristo Yesu. Ni ukuri ubu ndayishimye ntabwo ari ukugira ngo mbasetse twavukiye rimwe. Iyo mbona abantu twavukiye rimwe havamo umukozi w'Imana uvuga ubutumwa agahanura imbaraga n'amavuta. Imana ni umukozi w'umuhanga cyane Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Reba nawe wakihanganye ko ndabansebye. Elisa aravuga ngo navuze ngo ni karindwi akomeje kumukurikira aramubwira ngo ntago ari njye uri kubivuga undimo ni kari kumbwira. Dukomere Imana amashyi menshi. Yewe wananiye waje kukuburira ariko ije ntago yo wayiburanye. Ijwi ryayo riteye ubwoba. Zaburi we yarivuzeho aravuga ngo ijwi ryayo ngo rirambura uzimara. Ntugira ngo yananiwe kukugeraho. Ariko hari umugabo mugenzi wanjye wigishije ubushize mari yaravuze ngo abantu bajya bavuga ngo bikoraho ariko Imana niyo itikoraho yonyine. Abantu mubaveho abantu bikoraho ariko Imana niyo itagira gute ukina ku Mana turi kuvugira ihari ihicaye. Rukunda agahaguruka akavuga ngo Imana ihari
inaniwe kuhigerera. Burya wari uzi ko akubwira ihahagaze. Ariko Imana ni nyembabazi. Imbabazi zayo nizo zituma tudashiraho. Dutunzwe n'imbabazi gusa. Twongere tuhereze icyubahiro. N'imbabazi zonyine. N'imbabazi zonyine. Icyubahiro cyayo ntago izagihundi. Ni nayo mpamvu sabona umugabo nkanjye ndaza nkirengagiza ibindi byose nkagira gutya. Haleluya. Ariko hari abantu bajyaga bavuga ibi bintu n'iby'abakene, ariko mumbwire noneho ko twize baravuga iki? Si menshi cyane ariko twarize. Abantu benshi bari bazi ko Imana ari abantu b'abakene, babuze icyo bakora, bize menshi, ariko wabaraga amafaranga muri banki araza akagira gutya, niyubaho yo kabyara. Haleluya. Reka twongere tuyikomera amashyi menshi. Urangije masters araza akagira gutya. Haleluya. Imana yacu niyo kubahwa. Amen. Kandi ntuzakangisha icyubahiro ufite. Naho icyubahiro ufite wabikubuka bigerekeranya ntibyazagera ku cy'Imana. Kandi reka mbabwire, ahantu mwanze kuhapfukama, ariko ahantu mafite amateka maremare. Nje ninjira mu muryango hariya, urusengero ndareba rwanyu rumeze nk'urwacu efiriye aho nakirijwe. Ninjira naje nambaye neza, ariko nta wigeze ndambikaho ibiganza mpagaze. Baravuze ngo gira gutya. Haleluya. Ariko munkomangire mumbwire ngo urabyangira iki ko ntacyo bitwaye. Reka twongere tumukomera amashyi menshi. Ngaramubwira ngo kandi twebwe iyo tumaze koga amazi muri pisine bahita bayamena. Ntago twongera kuyogamo kandi twahoze tuyogamo. Bagira gute? Barayamena. Elisa aramubwira ngo nge nasoje kuvuga ibyo Imana yambwiye. Ngaragaruka n'amasoni menshi. Ngamanuka sikariye ya mbere. Ngarangije ngabwira abo hakurya nabo hakuno. Haleluya. Ariko ati mwese mubireba ngiye gukizwa. Ngarabanza yiyambura impeta yajyaga akoresha mu gihugu cy'iwabo. Ndakwibutsa ko umuntu ugiye gupfukama yazanye n'ingabo ziramugose, ziramukikije. Garangije ngo yiyambura imyenda yajyaga akoresha mu kurwanisha iby'isi. Niba ari inkweto araziyambura, aravuga izi nkweto najyaga nzikoresha mu by'umwijima, ariko nazo nzishyize hasi. Ndakwibutsa ko nta umanukanamo byose. Ibyubahiro bishyira hasi, iby'amashuri wizu yashyira hasi, iby'akazu byose urambika hasi, umanukamo wese. Ababimanukanyemo ntago bakize. Kandi icyubahiro ushaka hano ntago bahashakira icyubahiro, ahubwo abaje batagikeneye barakibonye. Ngarangije ngaramanuka ngo yegera ikidendezi. Ngagezemo hasi, ngagiye kwibira. Ngo yibira intego ivuga ngo ngeze muri korari mundeba, ariko ejo nimutambona ntimuzagira ikibazo, nzaba nabivuyemo. Ngaramanuka ngo yibira inshuro ya mbere, ngo yibira inshuro ya kabiri. Ngazamutse ahita abaza abo hakurya, ngarababaza ngo murareba bikiriho? Baramubwira ngo ubusambanyi buracyafashe, ubujuru ubwibone byose biracyafashe, gerageza uzirangize zirindwe.
irashaka ko zirangiza. Zingahe? Zirindwi. Umusore w'ibiye ebyiri arasambana akanaririmba bikemera. Umukobwa w'ibiye ebyiri arasomana akanaririmba bigakunda. Ngo bamubwiye ngo biracyariho, ngarongera aravuga ataho kugira ngo nanone nzamuke nagezemo, reka nihangane ngerageze nongere ngire gute nibiri zisigaye. Ubu hari abantu bagumye aha batabishaka, ahubwo bararebye barabona nibavamo, nibagera hirya bazababaza ngo harya usengera he. Ahaburi ahaguma kubera aderesi, ariko ntago ahagumye kubera aderesi y'ijuru. Ngaramanuka y'ibiri inshuro ya gatatu, y'ibiri inshuro ya kane, ngazamutse arongera abaza abo hakurya, ngarababaza ngo ariko ngiyo mubona nsirimba, haleluya, iyo mubona nzamuka mukanansanga ku nguni nafunze inguni ndimo ntanga kabisa, muba mubona bitwaye iki? Ariko ntacyo ubaza utazi. Ibyo ubaza byose ugize gute urabizi. Ngo y'ibiri inshuro ya kane, y'ibiri ya gatanu, ngazamutse inshuro ya gatandatu, ubu nabwo arongera arabaza, aravuga ngo ariko mumbona mutiyo ndi kuririmba, nimugoroba mukambona muri hoteli ndi kumwe n'umugore, mumbona mute? Mumubona hari icyo bitwaye? Ariko nta kimana itazi, nta kimana itayobewe, nta kitazi. Ngarangije y'ibiri inshuro ya karindwi, haleluya, ngatari yazamuka ngo yihanagure mu maso amazi, haleluya. Ariko reka mbabwire, iki kidendezi gifite amateka, haleluya. Ariko gifite amateka maremare. Nubwo bakubwira ngo ibira ukabyanga, nubwo bigaragara nk'ibiziba, nubwo bigaragara nabi, ariko bisobanuye amaraso ya Yesu. Emera ubikore, Mana yacu ihabwe icyubahiro. Ngo y'ibiri inshuro ya karindwi, ngakizamuka atari yihanagura mu maso, ngagiye kumva yumva ibintu bya sembari biravuze, haleluya. Ariko yumva amashyi hakurya barayakoma, yumva indirimbo zirazamutse, ngo azamuka kwihanagura atazi ibyabaye, ngariko yirebye, haleluya. Ngo yirebye kuko yagize zingahe? Zirindwi kuko azujuje. Ngo yirebye ngabana uruhu rwahindutse nk'urw'umwana mutoya, haleluya. Reka mbabwire, uwo muntu yakongera kubaza, yakongera kubaza abo hakurya. Ngo yitegereje ngabona uruhu rwe rwahindutse nk'urw'umwana mutoya, ngo abantu baha Imana icyubahiro. Ndakwibutsa ko iyo ukijijwe, iyo uvuye mu byaha, mu ijuru impundu ziravuga. Burya nubwo butabireba haba igitaramo mu ijuru, haleluya. Twari turi ku ijambo rivuga ngo Imana iraboneka ku bantu bayishakanye umwete. Imana igira gute? Imana igira gute? Imana igira gute? Ndagira ngo duhaguruke dusenga Imana. Mu nshuro zose zirindwi ugereranyije ubona waririye zingahe?
ni zingahe wibiye? Umugabo wibiye nye arakubita umugiyari bigakunda, ni kofe bikajyana. Ariko uwa muri zirindwi biragoye. Haleluya. Ariko muri karindwi biragoye kugira ngo umuntu asomane ari muri karindwi. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Biragoye kugira ngo umupapa ajye guca umugore w'inyuma ari muri karindwi. Ntabwo bijya bikunda kubaho. Tujya ngo dusengere abantu b'Imana. Urumva wari biye zingahe? Ndagira ngo haguruke dusenge Imana. Isuzume hanyuma dusenge Imana. Haguruke tugusengera Imana. Haleluya. 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 Urumva wari biye zingahe? Urumva Imana ikubona ute? Iri kukubona ku rwego rwa kangahe? Hari abiri kureba ku rwego rwa 4, hari abiri kureba ku rwego rwa 3, hari abireba ku rwego rwa 6. Ariko 6 wateye rimwe ukayisigaza, rimwe ni iri gutuma uca umugore inyuma, rimwe iri gutuma abantu babizambye, rimwe iri gutuma murimo w'Imana upfa, rimwe ni iri koze. Ushobora kuba ushaka kwakira agakiza, wumvishe imiburo y'Imana, ukumva ushaka kurengerwa n'Imana. Ndagira ngo uzamure ikiganza tugusengera Imana, hanyuma dusabe rafiki n'ubundi yigira hino afite mikoro asengera abantu b'Imana. Murambura ibiganza, abantu mwumvishe mukomanzwe n'ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Ndagira ngo uzamure ibiganza hanyuma tugusengera Imana. Rafiki yigira hano hino, hanyuma ari busoze n'ubundi asengera abantu muri rusange. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.